gusenga kuko Satani nawe yahagurukanye uburakari. Lepai besalabi yako kibene ma anone mairo ndabagiye ngo afite uburakari kandi umuntu agukunda abashaka kuzamuka ese umwande subscribe yibuwabi amafaranga mwatse neza. Igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha, nizere ko mumeze neza. Murabona ko uyu munsi nazindutse cyane. Hari amakuru mashya ashaka kubagezaho cyangwa se hari yerekwa ashaka kubagezaho. Hanyuma rero nizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeye. Ngo ndimo ndabaza abo tudaherukanye muri iyi minsi, ariko abo twakoranye amatano yo ku munsi wo kwa gatandatu bo baracyari mu mavuta cyangwa se baracyari mu bihe byiza. Ubwo ndimo ndabaza abo tudaherukanye nari mbakumbuye mu izina rya Yesu. Hanyuma mbanje kubasuhuza. Nawe niba twari dukumburanye nyemerere bandike muri comment, bandike ijambo ngo ndagusuhuje. Hanyuma ntiwibagirwe gukanda like kuri icyo gikombe kimeze gityo, ugikandeho. Ni iki kiganiro nuba wagikunze. Imana ibaho umugisha rero. Munyemerere tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tumashaka ko tuganira mu minota mikeya, ubundi twinjire mwiyerekwa rikomeye. Mw'abantu mwe ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Reka tubanze, urabona ko mba nabyanditse kugira ngo ntaza kuza no guhirahira wenda ngo nanabyibagirwe. Okay, rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Zakariya. Turahera ku murongo waho igice cyo cya mbere. Zakariya igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 4. Biravuze ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Mwe gusa na basogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze nibumve kandi nanjye nibantege amatwi. Reka tubanze tugane ijambo ry'Imana. Ahangaha aravuze ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira. Bivuze ngo bari barataye Imana cyangwa se bari baratereranye Imana, baragiye kure y'Imana. Hanyuma ngo Imana iza kuza gutuma abahanuzi kugira ngo bagende bajye babwira abantu bongere bagarukire Uwiteka. Hano rero yaratumye uno muhanuzi Zakariya, aramubwira ngo bwira abantu banjye bangarukire, kuko nibangarukira nanjye nzagira gute, nzabagarukira. Hano yarimo aravuga ngo abahanuzi ba kera bajyaga babwira basogokuruza, hanyuma ngo ntibumve. Hanyuma rero ahangaha yarimo aravuga ngo nimungarukira nanjye nzagira gute, nzabagarukira. Tugiye kuganiraho gatoya, tuvuge kuri ubu buhanuzi. Nagize yerekwa iri joro ritangaje kandi rinakomeye cyane, risa naho rinateye n'ubwoba. Niyo mpamvu ushaka ko buri muntu wese uza kuza kuntega amatwi kugira ngo ubashe kumva neza. Hanyuma nabonaga ari inama y'abadayimoni cyangwa se ikuzimu, habaye inama ikomeye. Hanyuma ngo mbona Satani ngo afite uburakari bwinshi, arimo aratonganya abadayimoni ababaza, ababwira ngo ntabwo murimo murakora, dore abayoboke barimo baragenda baducika. Hanyuma ngo batangira rero, hanyuma mu nama nyine batangira kuvuga bati, muteze abakristo gukunda iby'isi, hanyuma Imana bayiburira umwanya. Muteze abakristo kuburira Imana umwanya, hanyuma mubateze gukunda iby'isi. Icyaka birafatwa undi mwanzuro uvuga ngo mubateze indwara zidakira, hanyuma bacika intege, Imana yabo bayitakariza icyizere. Mubateze indwara zidakira, hanyuma Imana yabo bayitakarize icyizere.
aravuga ngo kandi mwibande ku bayobozi b'amasengesho, kuko nimwibanda ku bayobozi b'amasengesho kuko aribo batubangamiye, abanyamasengesho nabo mubateze gusengana intege nkeya, basenge by'umuhango, hanyuma bityo tuzaba twamaze kubafata. Ikindi, muteze abantu ibyaha byo mu rwihisho, abantu bakora ibyaha byo mu rwihisho, bityo bizatuma tugenda tubafata gake gakeya. Ikindi banzura bavuga ngo mwongere ibishuko. Twasomye Bibiliya ivuga ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Uze kuza kunyumva neza kugira ngo tuze kugenda dusobanukirwa. Muteze abanyamasengesho gusengana intege nkeya. Ikindi, mubanze mufate abayobozi b'ibyumba by'amasengesho, kuko ngari bo bagize gute batubangamiye. Ikindi, ngo abaririmbyi mubateze kuririmbana irari, baririmbane bifuzanya, bakora umurimo w'Imana bafite irari. Mubateze ubwibone, baririmbana ubwibone. Uze kuza kunyandikira aho ngaho muri comment umbwire nawe. Aho ibihe bigeze noneho, hazamutse abadayimoni benshi baje kuyobya abantu. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakundwa nshuti z'Imana, mwongere ibihe byo gusenga kandi musengane umwete, kandi musenge ubudasiba. Abantu benshi bahugiye mu butunzi nta mwanya abantu bakibonera Imana. Inama rero yanzuwe yuko abakristo bagomba guherera muri ubu butunzi bakaburira Imana umwanya, ngo mubateze gukunda ubutunzi cyane, baburira Imana yabo umwanya. Lomema tawele kontista bemo abele astansinima onema de ilazo konta before Eli. Mwongere ibihe byo gusenga, musenge kandi musenge ubudasiba. Pele la zilika bemabo ima welele za paigoni ma. Ndababwiye ngo hazamutse ibihumbi n'ibihumbagiza byinshi by'abadayimoni byo kuza kuyobya ubwoko bw'Imana. Pele awa paweshale la bistado bema igeria ma. Ndababwiza ukuri ngo ibyaha by'ubusambanyi byo abadayimoni bamaze kwanzura ko bigomba kuba byinshi. Abagore baca inyuma abagabo babo, abagabo baca inyuma abagabo babo, abagore babo. Ndababwiye ngo banzuye. Pele abayo hasebe elabidi atayime wose baye le pokawizi mavo ibistadone. Musenge kandi musenge ubudasiba. Basabiye umugisha mu izina rya Yesu. Iki kiganiro nugikunda ugisharinga n'abandi, buri muntu wese amenye kandi asobanukirwe. Ugisharinge n'abandi, ukirayikinge kandi subscribe, ugikundisha n'abandi, ugihereza abandi, ugishyire kuri stati, abantu babimenye basobanukirwa, abantu bongere bagarukire Uwiteka.
Imana ibahereze umugisha, kandi Imana Data wa twese bakomereze amaboko, ibarinde kubisarisaro rigeze, ibakomeze kandi mu bihe nk'ibi ngibi, mu minsi nk'iyi y'imperuka, mu minsi y'ubuhenebere, Imana ibakomereze amaboko. Basabiye umugisha mu byo mukora byose, kandi mwibuke gusenga, kandi musenga ubudasiba, mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.